ariko uzi ukuntu nicangacangaga nkazasa nzikurayo ego komwa have utambwira bro bijiye bija mufana iki ntacyo kabisa bakunzi ba Samstatido nge numiwe narindi ku ruhande numiwe TN TV mu kagari ka Mwendo Yarindahiro Valence papi urabasha bisanzwe twita ku buzima bwo mu mutwe. Hari abantu bambwiye ngo content yawe ni political, ni ese no kwita ku buzima bwo mu mutwe kubw'ikiganiro nakoze. Oya, ntago ari political gusa, nanone addressing the issues of mental health biterwa na factors nyinshi. Political issues zishobora guteza mental health disorders, culture nayo nuko buri nguni yose na religion iyobokamana yo naryo utarikurikiye neza zishobora kuguhobagiza rikakwangiriza ibitekerezo. Tuzagenda dukora ku nguni nyinshi zigiye zitandukanye n'aba specialiste kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tuzabageraho, ariko mu ntege nke zacu ni ibi tubashije kuba turi gukora. Biruduke kakubwe n'amacinya cabana wewe wonago wanje nzibarega usi nambara twarwanye nambara za sikarake urazizi nambara za sikarake twarazirwanye hariya ninje wari ubayoboye nari kapiteni hajya babita ba generali ni kapiteni ba kapiteni sha ninje wari ubayoboye ariko uzi ukuntu nicangacangaga nkazasa nzikurayo ego komwa have utambwira bro bijiye bija mufana iki ntacyo kabisa bakunzi ba Samstatido nge numiwe narindi ku ruhande numiwe. Uyu musore cyangwa uyu muhungu ukiri muto afite impano idasanzwe. Bisanzwe twita ku buzima bwo mu mutwe duharanira kuba twishimye kugira ngo turwanye ifuza biyaro n'abiyobozi ibiyobyabwenge. Tubicisha muri art, design and culture. Kimwe mu bice bigize art harimo n'ikinamico, aya makomedi, mu kugira ngo turwanye ihungabana urubyiruko ruhura narwo kubera talent bafite cyangwa se impano bafite bakabura bagishyigikira. Tuzatugera no ku bantu bagiye batandukanye bafite impano nk'aba ngaba tubabamurikire. Wowe ufite ubushobozi wabuze abo ushoramo kugira ngo babe bazamuka bagere kure. Iyi ni impano yigendera. Bro nge numiwe kabisa cyane se bijiye bija waramumize cyane. Hanyuma amazina yawe mu by'ukuri ni ayahe? Amazina ganje yego ni Musengimana Bevin. Musengimana Bevin, yego. Hari umuntu wo mu muryango wanyu waba ufite impano y'ikinamico? Ubu se nabo kanabo da bose baraziguhariye, ni wowe wenyine? Ninje kabisa. Ubu wibona nka hehe mu myaka nk'itanu iri imbere? Kumbona byinshi bambona nyine nanjye nifuza byinshi ariko nyine bambona mu gihe kizaza bibaye byiza naba narateye imbere nanjye sigaye nyine utuntu twanjye natagendeye kutwabije iyo bija yakinye. Ikigaragara niba ubasha gukina inorore ya bijiye bija kuko ari role ikomeye cyane, n'izindi role zakorohera cyane. Yego cyane kuko iriya role njya nkurikiraho gatoya muri sinema. Bijiye bija respect kabisa, ufite impano kweri. Uyu mupeti rero twarahuye nsanga ntabaho, yarakumize burundu yarakumize, kandi niba uri mureba n'iki kiganiro umupeti uzamuzamure kweri. Twebwe icyo dushoboye no kuba kumumurikira audience yacu, mugasharinga amakomenti yanyu bakenewe kugira ngo bigere kure, impano ye ibe yagira icyo nawe imugezaho. Hanyuma muri urugendo rwawe rw'inganzo y'ikinamico watangiye kubikora, watangiye kubyumvamo ryari? Watubwiye ko ufite imyaka 15, ese wamenye ko ufite iyo mpano ryari? Nyine kuva na kera aruye najyaga nkora gucya nkigana nk'uruhinja rurira. Ariko nyine kugenda nkura nyine nagenza n'ijwi bigenda bisa bigenda, ariko usanga ubundi utuntu
nk'amajwi nyine hari amwe n'amwe ngenda nyigana. yego. Ku myaka nk'ingahe wari watangiye gukina utuntu nk'utwo? Nyine ubu se nakubwira ngo iki nibwo bwa mbere nyine ngewe naba nyine akantu binyuze muri ubu buryo, ariko nyine ibisanzwe no ku ishuri ndabasetsa. Ntabwo wari watangiye gukoresha social media cyane, TikTok, za Instagram na YouTube? Oya. Yego. Ababyeyi bawe babifata gute? Ntabwo bibangamira amasomo ngo bakubwira ati ibyo bintu bireke bivemo? Oya, ntabwo bibangamira amasomo, ariko bo babumva ko nyine ari ibintu by'ubugoryi bitagira aho bikugeza cyane. Ariko mu bisanzwe n'ubundi amasomo urayatsinda neza, kuko ni nawo musaruro cyane cyane ababyeyi baba bagushakamo. Ntabwo ibi bikurangaza cyane? Ayatsinda. Yego. Hari icyo ushaka gusaba nka audience idikurikiye ubu ngubu? Ngewe icyo nasaba nyine ni ugukora komenti, bakananeza nyine imbere, nanjye ngatera imbere, nkazaza ngira nanjye utuntu twanjye nakina. Hari ikindi kintu wadukinira uretse Bijiyo bija indi role runaka? Umunyamakuru. Y'umunyamakuru? Urigana uyu munyamakuru? Ndahiro Valence Papi. Ndahiro Valence Papi. Hari inkuru nanditse yanjye bwite. Ariko ubwo urayivuga mu ijwi rya Ndahiro? Yego. Okay, ngaho ni karibu, gira icyo ugeza kuba dukurikiye. Aha turi mu kagari ka Mwendo mu mudugudu wa Ruhuha. Ubwo twageraga muri uyu mudugudu wa Ruhuha, twaje kuba twasanga abana benshi batiga. Twaje kuba twakegera umwe mu babyeyi bari aho ngaho, atubwira ko impamvu abo bana batiga ari uko babuze amafaranga yo kubihera amashuri. BTN TV mu kagari ka Mwendo, yari Ndahiro Valence Papi. Urabasha kweri? Valence Papi wamubonye? Umaze kubyara abana benshi. Abangaba ku bw'izina ufite urasabwa nawe kugenda ubasunika gake gake bakagera kuri level nk'iyawe. Biba ari ibintu byiza iyo wakoze ikintu societe ikagenda ikwigiraho. Kandi kuba impano nk'iyi ngiyi ibikeneye kwiyubaka, hari izina uba ufite ubukeneye kuba nawe wabazamura ho gatoya cyane. Ku bantu bafite level bagezeho ntago bibagora, ni gato gusa kandi ibintu bikikora bakaba bagera kure. Twebwe nge buriya nzi agahinda umuhanzi agira, depression iterwa no kuba datambutsa ibintu bimurimo. Niyo mpamvu mu ntege nke zanjye, mu bushobozi bwanjye buke, Mike dore ngiyi urubyiruko uwo ari we wese akeneye kugaragaza ikimurimo, Mike ni yawe, igisigaye ni umwanya. Mike ngiyi ku bikoresho mfite, ku bushobozi bwanjye, nzaguha ijambo ugira icyo utangaza. Bipfa kuba byubaka. Ese ku rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge, rwibwira ko kugira ngo impano yabo ikure bakoresha ibiyobyabwenge, wowe bifata ute? Mba numva gukoresha ibiyobyabwenge atari ikintu kiri cyo pe. Bakabiretse bagashaka nk'imirimo bakora, cyangwa se niba ari impano bafite bakaba bayisohora, nabo bakiteza imbere, ukareka kwiteza ibyo biyobyabwenge. Yego. Iyo ni inama nziza, kuko ibiyobyabwenge n'ubundi nk'uko izina rimeze biyobya ibitekerezo byanyu. Niba ufite impano ntago uyingingo uyishakira mu biyobyabwenge, iyo niyo message twabaha. Ibibazo byose waba ufite ntago wabikemuza ibiyobyabwenge, biba bikurangaza nyine. Koresha impano yawe ubashe kuba wagera kure, wigaragaze kuko urashoboye. Niyo mpamvu tuvuga ngo start doing what you are passionate about. Tangira ukora icyo ugomba kuba ukora, tangira ukora icyo ukunze. Uyu munsi niyo hawe, witegereze ejo. Ngo gutegereza igihe ufite igihe no guta igihe. Start right now. Start with nothing and you will end up with everything. Tangira nta kintu uriho bro, baguseke ngo amashusho wenda ni mabi, baguseke ngo nta microphone uri gukoresha, ariko kubw'impano ikurimo ni zahabu ikurimo kandi zigaragaza igihe icyo ari cyo cyose Imana yagennye. Ariko bizagaragara ari uko wakoze. Ibisanzwe twita ku buzima bwo mu mutwe. Hari abantu bambwiye ngo content yawe ni political, ni ese no kwita ku buzima bwo mu mutwe kubw'ikiganiro nakoze? Oya, ntago ari political gusa. Nanone addressing the issues of mental health biterwa na factors nyinshi. Political issues zishobora guteza mental health disorders. Culture nayo nuko.
buri nguni yose na religion iyobokamana yo naryo utarikurikiye neza zishobora kuguhobagiza rikakwangiriza ibitekerezo. Tuzagenda dukora ku nguni nyinshi zigiye zitandukanye n'aba specialiste ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tuzabageraho, ariko mu ntege nke zacu ni ibi tubashije kuba turi gukora. Tuzagenda dukora n'ibindi biganiro biganiriza abantu uburyo basubira mu buzima busanzwe, nka drug addiction, abantu batwaye n'ibiyobyabwenge nabo ubuzima bwarahungabanye. Abo bantu rero gukemura ikibazo cyabo nuko bagera ku ba specialiste babyize bakabafasha, akaba n'imiti babafashisha babahereza. Imana ikomeze bashyigikire. Niyo mpamvu content yacu iragutse cyane, ntago ari ikintu ushobora gutekereza cyangwa urebye video yacu rimwe gusa ngo uhite uvuga ngo uyu muntu yagiye horsije. Oya, intego no kwita ku buzima bw'umutwe, ariko kuko byagutse we tuzakomeza kubana, uzakomeza ubona ko iyi content yacu uzagenda urushaho kuyisobanukirwa. Twageze kuri uno mujene tubona afite Imana idasanzwe, ngira ngo waduhereza kandi kantu gatoya dusezera aba audience yacu n'aba subscribers. Mwanya n'uwawe. Kansiri durananiye. Ejo bundi watetse ibiro 8 by'ubugari, neje bundi uteka ibiro 10 by'ubugari, ariko se ukeka ko witekeshwa buriya busa? Ani kansirida njyewe ubwanjye umbaza, njyewe ubwanjye ninatakwica nziyahura cyangwa njye mu kagozi. Birarenze. Bakunzi ba Sam Statido, uyu muhungu n'ababyeyi be niba bari no kutureba, impano ye muyishyigikire. Ni umuhungu ufite indangagaciro kuko ntajya n'umuyobyabwenge, afite impano idasanzwe. Nibwo twahwenda vanterekanye bagezeho, abashoboye kuba bagira icyo mumushyigikira mushobora kugikora. Gusa njyewe turi kumwe anytime, umukeneye wambwira, nanjye uko Imana izanshoboza bishobora no kurangira dukoranye projet ndende, tugakora urerekane wenda se rw'amakomedi yigisha society cyangwa se n'izindi filime. Imana ibaho umugisha. Ushaka kudushyigikira, nimero yacu biri kuri YouTube channel yacu, ugaca mu gikaruka tuvugisha WhatsApp na comment zanyu turazishima. Mwe mwakoze subscribe, big up. Tuzasubira nakagaruka.